dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu nizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba kuko Imana. Mwaramutse bene data, umunsi mwiza. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye kuri uyu munsi wa kabiri wacu wo gusenga. Insanganyamatsiko yitwa gukorera Imana. Turi mu cyumweru cyo gukorera Imana. Gukorera Imana kandi ugakora n'akazi kawe neza. Gukorera Imana bihura gute n'akazi umuntu akora? Uraganira n'umuntu akakubwira ati ngewe ndi umuhinzi w'imboga, muri iyi minsi nshyize imbaraga mu buhinzi. Gukorera Imana birasa nkaho nabaye mbirambitse nzongera mbifate. Akakubwira ati nkora akazi ko mu biro, muri iyi minsi nshyize imbaraga mu madosiye mfite. Gukorera Imana nzongera mbihe undi mwanya ikindi gihe. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gukorera Imana ntibikuraho kuzuza inshingano ufite. Kumenya kuragiza Imana ibyo yaguhaye gucunga bituma ibikurindira kandi ikabikurindiramo. Kumenya kuragiza Imana ibyo yaguhaye gucunga bituma ibikurindira kandi ikabikurindiramo. Ako kazi, urwo rugo, iryo torero ushumbye, inshingano ufite zo kuyobora hirya no hino, ubwo buhinzi, ubwo bworozi, ngo gukorera Imana kandi ugakora n'ibyo Imana yaguhaye. Ntubireke, ntubyice, ntiwitware nabi, ngo bituma ibikurindira kandi ikabikurindiramo. Guhaye ikaze mu ijambo ry'Imana muri iki cyumweru turi kwiga gukorera Imana. Ese ibi bihura gute n'ijambo ry'Imana? Bibiliya ibivugaho iki? Reka dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mose cyo Kuva. Mose agira ibitabo 5 byitwa umuzingo cyangwa Pentateuch. Igitabo cyo Kuva by'umwihariko akaba ari igitabo kiryoshye kidasanzwe kuko ari cyo cy'amasezerano y'ubwoko bw'Imana. Imana itanga isezerano. Tugiye kureba rero igitabo cyo Kuva ibice 17, umurongo wa 12 ndetse n'umurongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cyo Kuva ibice 17, umurongo wa 12. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega ryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe uruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza izuba rirenga. Umurongo wa 13. Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota, akira ijambo ry'Imana. Ahangaha Bibiliya itubwira ko ari igihe Mose yari ayoboye ubwoko bw'Abisiraheli bari mu rugendo, bageze i Refidimu baterwa n'Abamaleki. Iki gitero cyari kije ari simusiga, kije kurwanya ubwoko bw'Abisiraheli. Bivuga ngo umuyobozi wabo, umushumba Mose, yari ahuye n'intambara ebyiri. Ese arahagarika gukorera Imana, gusenga, kuvuga Imana, ajye kwataka Abamaleki, azongere gusenga arangije kubarwanya bamazeho? Hari ubwo ujya utekereza ibyo ukavuga ngo dosiye zanjye nyinshi ngiye kugenda nzicareho, nzongera gusenga nzirangije. Ukavuga uti mfite ubukwe ninjiyemo bw'umwana wanjye ngiye kubutegura, muzongera kumbwira ibyo gusenga burangiye. Cyangwa amasomo, ngo ngiye kwiga nite ku masomo, ninyarangiza muzongere kumbwira ibyo gusenga no kuvuga Imana. Ntabwo ariko Mose yabigenje. Dore icyo Mose yakoze. Yakoresheje inama yihuse, management meeting. Aravuga ngo twatewe n'umwanzi witwa Abamaleki, ariko tugomba gukora inshingano zacu zose. Umuntu uri kunyumvamo iki gitondo kibyuka cyangwa unyumvise ku manywa, ijambo ry'Imana rivuganye nawe ko ugomba gukora inshingano zawe zose
kandi ugakorera n'Imana, ugasenga, ukajya mu rusengero ugaterana, ugasenga wenyine, ugasenga muri gurupe, ugasengesha urugo, ugasengesha ibyiciro washinzwe, ariko akazi ukora ukakagiramo amanota menshi, byombi bikaba vice versa, ntihagire ikiruta ikindi, ahubwo bikagendana. Ngo ahita avuga ngo njyewe umushumba Mose ndatwara Aroni na Huri tujye ku musozi ku mpinga gusenga. Ahantu humve neza. Ariko wowe Yosuwa urasigara hano mu kibaya cya Refidimu, ufata ingabo, tegura abasirikare, mufate ibikoresho murwanya Abamaleki. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko akazi ko kurwanya Abamaleki kagiye kugendera rimwe n'akazi ko gusenga. Imana ishimwe. Mose ngo arazamuka arasenga. Iyo usomye iri jambo rikubwira ko Aroni na Huri biyeranje bagakora ibishoboka byose, bagakoresha imbaraga zose ku buryo ibikenewe kugira ngo amasengesho aboneke bikorwa. Hari ukumutega ibuye akaryicaraho, hari ukumufata amaboko agakomera, akaba resilient kugira ngo isengesho ritikupa. Ibyo rero byarakozwe. Hanyuma ngo Yosuwa amasengesho yose amugeraho. Yosuwa nawe si ukurwana, agira umugisha mu kurwana, atsinda Abamaleki ngo abamarisha inkota. Ariko dusomye umurongo wa 13, ibyo ngo binezeza Uwiteka ari mu ijuru, arirahira aravuga ngo mwandike bibe mu gitabo, bibe urwibutso ko nzamaraho kwibukwa kw'Abamaleki munsi y'ijuru bakibagirana. No ku ngoma ya Sawuli Uwiteka yongeye kubimubwira, aramubwira ngo jya kureba abarokotse ubamareho. Niki kinezeza Imana muri iki gitondo tugiye gusenga? Imana inezezwa n'umuntu umenya gukora inshingano ze, akamenya gukora akazi Imana yamuhaye kandi akagakora neza. Niba wicira urutoki, korera urutoki neza. Niba ufite kawa, korera kawa neza. Niba ucuruza, akira abakiriya neza. Mu biro, mu office, kora akazi neza, yobora inama neza. Ariko kandi Imana ikanezezwa n'umuntu uyibuka, akibuka gushyira isengesho mu kazi ke. Ibifumbiwe n'isengesho birashisha kandi bikamera. Ibiherekejwe n'isengesho ntawe ubyitambika. Ibibanjirijwe n'isengesho ntawe ubihagarika. Kandi ibitwikiriwe n'isengesho ntibinyagirwa. Ibyubatse no ku isengesho nabyo ntibisenyuka. Mwene data utwumva muri iki gitondo, ukwiye kumenya ko isengesho rijyana no gukora, kandi gukora bikajyana n'isengesho. Turi kwiga ijambo muri iki cyumweru ryo gukorera Imana. Kora neza akazi kawe, ariko indirimbo zawe nazo zibura ntizibure. Kora neza akazi kawe, ariko amasengesho yawe ntabure. Kora neza akazi kawe, ariko gufasha abakene nabyo ntibibure. Kora neza akazi kawe, gusenga ntibibure. Kora neza akazi kawe, gutanga amaturo n'ibindi ntibibure. Ubuzima bwawe bw'umwuka n'ubw'umubiri n'ibyo ukora byose biragomba kugendana, ukamenya uburyo ubana n'Imana. Ndagushimiye ko wumvise iri jambo rivuga ngo imbuto uri kubiba yo gukora akazi neza, ariko kandi ugakora n'umurimo w'Imana, ugasenga ugakiranuka, izaguha kurama, izaguha gutsinda Abamaleki bakurwanyaga ngo ukenyuke, izaguha gutsinda ibyakurwanyaga. Nibagabanya abantu mu kazi uzasigara kuko ukora neza. Ijuru rigukundisha abakoresha bawe, uzazamuka mu ntera. Ariko kandi Imana nayo nijya kuzamura abantu bayifite ku rutonde ntizakwibagirwa. Ntabwo nzi icyifuzo waba ugize kuri uyu mugoroba ari ikihe maze kumvira ijambo, ariko ndagira ngo dufatanye gusenga, dusaba Imana igukomereza amaboko ku mwanzuro ufashe. Ufashe umwanzuro nk'uwa Mose wo kwinjira mu rugamba rw'ubuzima ugahatana. Bamwe babyita ngo ni uguhiga imibereho, uguhiga kashi, ariko birimo gukiranuka, birimo gusenga, birimo kwiragiza Uwiteka. Nguhaye karibu muri iri sengesho ryo kuguhesha umugisha kugira ngo ukomeze utere imbere. Niba ufashe umwanzuro wo gukora kandi ugendana n'Imana, ku isi ukaba excellent, ugakora neza, ariko no mu ijuru bakakwishimira. Mana, turagushimiye kubwira ijambo rikomeye uduhaye. Mwene data afashe umwanzuro wo kugendana nawe akiranuka, agukorera imirimo myiza muri Kristo Yesu, ariko agakosora n'amakosa ye mu kazi ka buri munsi, mu nshingano ze za buri munsi, mu rugo rwe rw'ababyeyi, muri geto, agahinduka akaba icyaremwe gishya, akagira imirimo myiza n'imyitwarire mizima. Ndamusengeye ngo umukomereze amaboko kandi ubimuhere umugisha, abigumemo
mu gihe kiri imbere azaba ari umukozi mwiza, azaba ari umubyeyi mwiza, azaba ari umuntu mwiza muri community, ariko n'ijuru rimwishimira. Icyubahiro n'ikibi cya none n'iteka ryose urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha.